Bakunzi ba Zara Empire, twongeye kubasuhuza tubifuriza impagarike n'ubugingo. Duherukana mu gice cya gatatu Joanna bamuhonda urushyi. Ese byarangiye bite? Reka dukomeze. Joanna yabonye inyuguti zizamuka izindi zimanuka. Induru ayiha umunwa, ahagarara nk'uwo bateye ikinya. Yahagaze arebana na Lily, ubona ko atabasha kwiyumvisha ibimubayeho. Mu kwihagararaho ati, Lily, ni gute ushobora kunkubita? Lily mukiryo kenshi ati, niki cyatuma ntagukubita se ahubwo? Niwe wabyisabiye? Ntiwashakaga imbabazi se? Ahubwo urushyi rumwe ndumva ntaho runkoze, guhagukoma urundi nibwo naba nyuzwe. Yahise azamura ikiganza ashaka kumuhonda urundi. Felix wari umeze nk'uri kureba filimi yahise atabara yitambika Lily, afatira ukuboko mu kirere ahita amusunika. Ari nakabwira Lily ngo, Lily, ibyo birahagije, reka kurengera. Lily uko yagusubiye inyuma adandabirana ati, ugize ngo iki Feli? Ngo ndeke kurengera? Joanna niwe wanyibwiriye ko ashaka imbabazi, kereka niba uri igipfamatwi. Niba rero yansabaga imbabazi akomeje, nagabanya amarere nzimuhe mu buryo bwanjye. Niki nkoze se usibye agashyi mukubise? None ngo ni ukurengera? Ubu se nkoze iki ugereranije n'ibyo muzi mwankoreye? Feri, ntacyo muri cyo usibye abahehesi, gusa umunsi umwe muzabona. Felix yari ahagaze yumva ibyo Lily abashinza. Yajya gutobora ngo avuge akabura icyo avuga. Ubwo Felix yari afashe Joanna amurinda ko yakegera Lily akaba yamukocora urundi rushyi, Lily yariho abitegerezanya isesemi ryinshi. Felix ati, ariko Joanna yashakaga kugusaba imbabazi, ntiwakagombye kumukubita. Imbabazi ni imbabazi, ntabwo gusaba imbabazi byishyurwa gukubitwa. Uri kwitwara nk'inyamaswa. Felix yari yumiwe yibaza niba Lily yari asanzwe azi ariwe bari kumwe aka kanya, cyangwa ari verisiyo nshyashya bamuzaniye. Joanna we yahiye ubwoba yihisha mu bitugu bya Felix, kuko igihe cyose bamubabarije ntiyari yarigeze abona Lily yitwara muri ubu buryo. Joanna we yumvaga ko Lily yitwara gutya yaba ari amayeri yo kugira ngo Felix yongere amwigarurire. Mu mvugo irimo uburyarya bwinshi ati, Felix wivuga gutya, Lily buriya ni uko yaturakariye. Kunkubita ntacyo bitwaye, icyo nifuza ni uko Lily yareka kuturakarira. Icyo yankorera icyo ari cyo cyose ntacyo ariko akishima. Amagambo Joanna yavuze yakuruye Felix yongera kumugirira impuhwe. Nuko abwira Lily ati, Lily, ni ukuri warahindutse. Lily nari nzi isuku yitwara, gusa niba ukomeje. Atararangiza Lily yahise amuca mu ijambo ati, yego nyine narahindutse, ubanza ahubwo nari narataye umutwe kuva na kera kose gukundana nawe. Gusa ibyanjye nawe mbikubwire neza, nta bucuti bukiri hagati yacu. Ibyanjye nawe byarangiye. Nta yandi magambo Lily yafashe varize ye arasohoka. Felix amagambo Lily yamubwiye yabaye nk'amukubise ibuye mu bwonko, kuko mu myaka 5 bari bamaranye ntiyigeze abona Lily yitwara nk'uko yitwaye uyu munsi. Mu gusohoka nibwo Felix yatangiye kwiyumvamo ko hari ikintu abuze mu buzima bwe. Akaba umugani w'ikigande ngo basima wagenze. Atangira kumuhamagara ngo arebe ko yagaruka. Joanna we yahise atungurwa, kuko ntiyumvaga ko Felix yakitwara gutya, cyane ko bari bakiri kumwe. N'uburyarya bwinshi yahise afata ikiganza cya Felix agikoza ku itama rye ati, Felix we, ndi kubabara ku itama, ese ntabwo uruhu rwavuyeho? Felix agatima kagarutse kuri Joanna ati, Joanna wirira, ngwino tujye kwa muganga baragusigiraho amavuta, byose biraza kugenda neza. Joanna amarira yari ari kumanuka ku matama, yigira nk'aho igenda rya Lily rimuhangayikishije. Ati, Feli, Lily koko se aragiye? Sha mukurikira umugarure wingiraho ikibazo ndaza kumera neza. Felix ati, Lily yarengeye kugukubita, ndumva nta mpuhwe mufitiye, mureke agende yangare
n'ubundi azongera agaruke agendesha amavi. Umunsi yagarutse nzatuma yicuza anagusaba imbabazi. Joanna yumvise anyuzwe ko icyo yashakaga kigezeho. Gusa nubwo Felix yavugaga ibi, aho Lily yari arengeye ntiyakuragayo amaso ngo arebe ko ari ukwikinira aragaruka, dore ko n'umutima we wamubwiraga ko Lily nta handi agira yajya isaha n'isaha aragaruka. Ese Lily yaba yaramubeshyaga ari bugaruke? Ese Joanna yaba yaramajije gutsindira umutima wa Felix? Naho ubutaha muri episode ya 5. Ciao. I will find